ni kuri ijambo ry'Imana rivuze, ariko yakubonye mu kabari, yakubonye kuri hoteli. Muri ino minsi abashumba bahuriye he na hoteli ko bakabije kujyayo cyane? Kuki bakabije kujyayo? Kuki uwo ushatse ko baganira wese ni kuri hoteli cyangwa ku kabari ko kwa ntuzi? Yegora. Kuki uzi ko ijambo ry'Imana ryari bujije ko amaturo aririrwa ahandi. Kuva rero Imana yamushyiraho, hari ikintu abantu batagomba kwirengagiza. Uzakirengagiza bizamuweho n'akazi ke, genda akarabye. Yego cy'abayobozi bayoboye amatorero ubu bakora n'icyo bakwirinda ngo bazasoze amahoro. Umukuru buri gihe, umukuru aba afite ibintu yakuboneye. Yakwereka za kirazira, yego, yakwereka inzira zitanyurwa n'izinyurwa, yego, yakubwira ati dore babigira batya. Ahantu hose mu mateka y'itorero, yego, yaba ibyo mu butayu ry'aba Nili, umukuru agira umumaro. Ya zina rya revera numvise nditinye. Buriya revera bisobanura digne d'être adoré, ubwo nukwiriye kuramywa. Nicyo revera asobanura. Uzajya muri dictionnaire uzabisangamo. Ntabwo rero njya nemera ko ryajya ku izina ryanjye. Pasiteri birahagije ko nabihawe, yego, mbiherwa inshingano. Ariko ibindi byose bashyiraho umuyobozi runaka ku rwego urwo arirwo rwose. Muri iyi mirimo y'inshingano za gishumba, uzibwira ko inshingano zamugize undi muntu, mbese nyine ameze nk'uwagezeyo. yashwe, aracyari umuntu, aracyambaye umubiri, nawe yananirwa. Niba umuyobozi yarinjiye mu mirimo y'igishumba ubwe ataratunganywa, atarezwa, yego, ntabwo azabura kugira abagusha. Nagiye numva abasamanya abakristo, umuntu akagenda agiye kwatura icyaha, we yaturira akamugusha mu kindi. Biriya bintu ni bibi. Umugabo cyangwa umugore, umusore cyangwa inkumi, wibereka ko ari wowe ufitiye imbabazi kuruta Yesu. Ibyo umuganiza byose genda umwerekeza kuri nde? Kuri Kristo ubabarira gusa, ko ari umufitiye imbabazi. Hariho abashumba bagira emotion, ugasanga arababaye cyane. Iyo ubabaye imbere y'umugore wababajwe, ahita yumva abonye umuntu wo kumwakira, kandi we ntabwo ufite kubabarana nawe kereka Yesu wenyine. Ngo mu by'ukuri uyu murimo wa kiyobozi wa gishumba wakagombye guhabwa umuntu Kristo ubwe yagiriye icyizere, akaba ari we, atari ukujonjorwa n'umuntu. Njye nta kibazo mfite cy'abato rwose, cy'ubuto n'imyaka, yego. Ikibabaje gusa ni ukuba uyu muntu Kristo nta cyizere amufitiye. Mbanze mbwira abantu ko ntabwo ijambo ry'Imana ryemera ko kwiga bibanziriza umuhamagaro. Yego. Ahubwo umuhamagaro urabanza, umuntu akiga awufite, kandi akiga ibigendanye nawo. Yego. Turavuga ibyo kugaruka kwa Yesu no kurimbuka umurwa. Ndabasuhuje mwebwe mukunda mukanakurikira ibiganiro byacu kuri Impandanyuma TV. Tugize umugisha ukongera kubona n'umubyeyi mushumba ushize twaganira, ariko uyu munsi nanone tugiye kongera tuganira. Uyu munsi ikintu gitumye tugiye kuganira ku ngingo ivuga ngo ese ubu itorero riyobowe n'urubyiruko cyangwa se n'abantu bakiri bato, ese ni iki bakora kugira ngo nibura bazasoze neza? Yego, kugira ngo umurimo bahawe, kuko nakomeje kwitegereza ubuzima itorero ririmo gucamo muri iki gihe.
ariko urabona ko abakiri bato nibo bafite inshingano ubu, ariko noneho kugira ngo bashe kuzikora ariko bazanazisoze neza, itorero rikomeze kwaguka mu bwiza, mu mbaraga, n'iki bakwiriye gukora. Rero birashoboka ko nyuma y'aho tuganiriye hari abandi bashya bashobora kuba baraje cyangwa se batigeze bumva n'ikiganiro cya mbere twe twakoranye, kwivuga wenda numva ntacyo byatwara. Yego, murakoze mushumba. Ni Pastor Dr Michel Zigirinshuti. Yego, umukozi w'Imana mu itorero rya Pentecote ADPR. Niho nakiriye agakiza muri 79. Kugeza uno munsi ni mukiri, sinarasohotsemo, sinijyanga ndarikunda. Yego, ndibaye mu myaka yose. Nubwo uyu munsi tuvugana ntari mu nshingano, yego, ziri active. Aha, umupasitori ariko utari mu nshingano ahantu runaka. Yego, ibyo rero nta kintu bidutwaye, tubyakiriye gutyo. Yego, nyiri umurimo azi impamvu. Ni ikintu mba nabibwiraho. urakoze cyane. Ndumva rero kuko ikintu mbona ibintu maze kureba mu myaka mfite ni uko hari itangira, ariko ikintu kigira imbaraga ni uburyo ikintu cyarangiye. Noneho ariko nanone iyo akenshi ibintu bikorwa hatari abakuru, hari igihe umwana ashobora kureba ibintu akagira ngo niko bisanzwe bigenda cyangwa se niko bikwiye kumera, ku buryo ashobora kubitwara uko abonye. Noneho ugasanga aho ibintu byakwiye kwerekeza biragoranye, ntibinageze no ku ntego. Ikibazo nyine wari wakimbajije nanacyumvise. Yego, Bibiliya, ijambo ry'Imana, kuva hashyirwaho umuyobozi wa mbere, kuva hashyirwaho umuyobozi wa mbere, abantu baramuzira. Ubu mwari muzi ko hari igihe cyabaye Imana igashyiraho umuyobozi wa mbere. Yego, buriya niwe wabaye umushumba wa mbere kandi akamubuza byose. Yakoze ubushumba, akora ubutambyi, akora ubuhanuzi, yego, akora n'ubucamanza. 4 attributions: ubushumba, ubutambyi, ubuhanuzi n'ubucamanza. Kuva rero Imana yamushyiraho, hari ikintu abantu batagomba kwirengagiza. Uzakirengagiza bizamubeho, ni akazi ke, genda akarabye. Yego, umukuru buri gihe, umukuru aba afite ibintu yakuboneye. Yakwereka za kirazira. Yego, yakwereka inzira zitanyurwa n'izinyurwa. Yego, yakubwira ati dore bagira batya. Ahantu hose mu mateka y'itorero, yego, cyaba ibyo mu butayu ry'Abaniri, umukuru agira umumaro. Reka ngere ku ijambo ryize kuvuga ngo ntimugashingure imbago za kera. Uzi ko umuntu mukuru ashobora kuza akabereka aho igiti cya kera cyari giteye mutari muhazi, muhareba mukabona. Hari abagerageje kurengera imbago kugira ngo barengere ibyo nsure bagihinze hejuru. Yego, kugira ngo kitazashibuka bagisukaho umunyu. Yego, kiborerayo kirashenya. Ariko wajya kubona umusaza aratumva, nubwo hashize imyaka 70, ariko nimucukura ahantu mureko mutakigwaho, mukamanuka mugashituka mukiguhe koko. Umusavu, umuvumu, umuhati, umuyenzi, sanga kiriyo, ukabona murawubonye. Kangahe se byakozwe? Kangahe se ubucamanza bwagiye bwiyambaza bene abo bantu? Urubanza rugakemurwa n'abakuru. Yego, mukuru akaza ati mwararengereye, ibisiko mwari kubigenza. Wabashije ngo murashaka kumenya icyabayobozi bayoboye amatorero bakora n'icyo bakwirinda ngo bazasoze amahoro. Icyo ni icya mbere mbabwiye rero. Yego,
icya kabiri bazirinde gukorana umutima urarikiye indamu. umutima urarikiye indamu, ubwo kuvuga ngo na indamu, amafaranga, yego, amafaranga. Gukorera Imana urarikiye indamu birangiza, byangiza impano, byangiza agakiza, byangiza umuhamagaro. Soma ijambo ry'Imana. Haleluya. Amen. Soma ijambo ry'Imana. Amen. Mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto, igice cyaho rwandiko rwa mbere igice cyaho cya 9. Yego umurongo wa 15 ugeze ku wa 17 nako n'8 haravuze ngo ariko jyeweho ntacyo muri ibyo nakurikije, kandi sinandikiye ibyo kugira ngo mubinkorere ibyambera byiza, ahubwo ni uko napfa kuruta ko umuntu yahindura ubusa uko kwirata kwanjye. Iyo mbwiriza ubutumwa singira icyo nirata, kuko ari byo mpatirwa gukora. Ndetse ntavuze ubutumwa nabona ishyano. 17 iyo mbikora mbikunze ndagororerwa, ariko iyo mbikora ngo nonwa bitewe gusa nuko mpawe ubusonga nzagororerwa iki? Nuko rero iyo mvuga ubutumwa mbuvuga ku buntu, ntakurikije rwose ubutware bwanjye bw'ubwirizabutumwa. Iri jambo avuze ryitwa kububwiriza ku buntu, haruguru y'imirongo twasomye yabanje harimo ijambo rivuga ngo abakora ku gicaniro batunga n'ibyo ku gicaniro, abakorera mu rusengero batunga n'ibyo mu rusengero. Yego muri make ukorera Imana ahembwa iva mu rusengero. Ariko Pawulo akavuga ati nubwo amategeko abitwemerera, njye sinjya nkora nshingiye kuri icyo. Abanyumviye ababasha kumviriza inama birinde hatagira ukorera Imana ararikiye indamu n'ibihembo runaka ikivamo. Yego, kuko bikururira umukozi w'Imana kugira uburiganya, akiba, akagavura, akanyereza. Nk'uko muzi bene Aroni byabagendekeye, bene Eli yego, Hofuni na Finehasi, igihe bajya ku rusengero bakajya kwiha inyama bakajya bikoreramo biriya n'amakosa. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu, kutarwanira icyubahiro. Umuntu wese agakora aciye bugufi, azi ngo Imana bari ishyirwa hejuru. Pawulo yandika yaravuze ngo umuntu wese muri mwe yibwire ko mugenzi we amuruta. Umuntu wese ashyira imbere mugenzi we ku by'icyubahiro. Abantu bace bugufi, umuntu yiyoroshye. Ya zina rya Revera numvise nditinye, buriya Revera bisobanura digne d'être adoré, ubwo nukwiriye kuramywa. Nicyo Revera asobanura. Uzajya muri dictionnaire uzabisangamo. Ntabwo rero njya nemera ko ryajya ku izina ryanjye. Pasiteri birahagije ko nabihawe, mbiherwa inshingano. Ariko ibindi byose bashyiraho abantu bazace bugufi biyoroshye. Kuko iyo umushumba, umuvugabutumwa, mukuru w'itorero atiyoroheje ngo ace bugufi, umukristo ntamushyikira. Amurebera iyo mbese aririya undi amurebera iyo ni ukubashimira iyo gusa. Ariko si byo. Soma Abaheburayo 5:1. Bibaye ibintu bitatu. Abaheburayo 5:1. Abaheburayo 5:1 haravuze ngo umutambyi mukuru wese iyo atoranijwe mu bantu
ashyirirwaho gukora ibyerekeye Imana ku bw'abantu ku bw'abantu kugira ngo ature amaturo atambe n'ibitambo by'ibyaha kandi abasha kwihanganira abatagira ubwenge n'abayobye kuko nawe agoswe n'intege nke. umeze epfo ntihazagire umushumba umuyobozi runaka ku rwego urwo ari rwo rwose muri iyi mirimo y'inshingano za gishumba uzibwira ko inshingano zamugize undi muntu, mbese nyine ameze nk'uwagezeyo, yashwe aracyari umuntu, aracyambaye umubiri nawe yananirwa. icyo rero kizabaheshe guca bugufi kugira ngo umukristo amushyikire kandi namwaturira intege nke ze, ntamufate nk'ishyano ryaguye, amufate nk'intama kristo agaruye. yihanganire abanyantege nke n'abayobye, ashingiye ku ki? kuko nawe wagoswe n'intege nke. yego. icya kane, kutagusha abakristo mu byaha. kutagusha abakristo mu byaha. byumvikane ko niba umuyobozi yarinjiye mu mirimo y'igishumba ubwe ataratunganywa, atarezwa, yego, ntabwo azabura kugira abagusha. nagiye numva abayisambanya abakristo, umuntu akagenda agiye kwatura icyaha, we yaturira akamugusha mu kindi. biriya bintu ni bibi. mu kiganiro cya gishumba bita dialogue pastorale, urabizi ko nabyize, yego, hariho inama dialogue pastorale itanga ku mushumba wakiriye umukristo kugira ngo nibura arwanye icyo kintu bita sikombe, kugusha umukristo mu cyaha. urabona ahantu twicaye, yego, ni uku nguku hagomba kuba hameze. ahantu hagomba kuba ari mu nzu, yego, ariko amadirishya yose akinguye, yego, n'amarido, nakamwe mwita ngo ni rido dijuru, kakavanamo, mbese ku buryo haba hagaragara n'uri hanze hariya habona. icyo ni kimwe. cya kabiri, kuba hagati yawe n'uwuganiriza. ku mahana yanjye ubundi bimwambajije, base nibura abo ngabo bari mu nshingano bazabyumva, bazabibona. simbizi, ni akazi kanyu, nimwe muzi ko muzabigenza ngo babyumve. hagati yawe mushumba, ugiye gutanga ikiganiro cya gishumba, ugiye kwakira umukiriya, yego, ntihabemwo ameza kandi manini, atari nk'agatabureti. nuko hagati yawe nawe hari ikintu kibatandukanye, avugire hariya, umwumvira aha. yego, murankurikiye neza? ngewe ibi bintu mwambajije ubundi ni iby'abashumba, ni iby'umuyobozi. ntabwo ari abayobozi uguzi yaranje bibagereho. ariko uko biri kose, impamvu n'abakristo babyumva bazamenya uko bifata. yego, hagiyemo ya meza ibarinda guhura, begerana. yego, ari hariya, nanjye ndi hano. ko ni utuntu tuzabafasha. ikindi ni ukwirinda kumwereka ko umugiriye imbabazi zirenze za Yesu. mu gihe wumva umukristokazi, yego, umugabo cyangwa umugore, umusore cyangwa inkumi, wibereka ko ari wowe afitiye imbabazi kuruta Yesu. ibyo umuganiza byose genda umwerekeza kuri nde? kuri Kristo ubabarira gusa, ko ari umufitiye imbabazi. hariho abashumba bagira emosiyo, ugasanga arababaye cyane. iyo ubabaye imbere y'umugore wababajwe, ahita yumva abonye umuntu wo kumwakira, kandi we ntabwo ufite kubabarana nawe, kereka Yesu wenyine. we ntacyo wakora ngo wabarane n'uyu muntu. nibyo agahinda biguteye, hita ukoreyanta kuri Kristo,
nawe umworiyante kuri Kristo Yesu, umwereke ko Kristo yamuruhura, ari we wafata ibyo byose ko ari Kristo wamukiza. Amen. 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 Yego. Nibyo. Icyanyuma mu kumusengera wimukoraho. Don't touch on him, on her. Wimusengera ugira ute? Mukoraho. Wahaguruka wasanga wicaye ariko usenga utamukoraho. Yego. Ubwo aho ngaho biragendana hariho abantu abwirwa ikintu nk'icyo agahita bapanga amasengesho ari babiri. Yego. Kaya ngo agiye kumusenga ngo bagende basenge ngo biherere. Yego. Umwihero simwemera n'ijambo ry'Imana riwemera. No kubura ubwenge. Ikindi, yego, hari umugira za mbabazi mbabwiye agatangira kumufashiriza online. Ibi ngibi byaje bya WhatsApp, bya telefone. Yego. Akariho bandikiranira kuri momo akantu gutyo. Yego. Ubundi buriya iyo uri mu gufasha umugore w'umugabo bibaye byiza iyo mfashanyo yaca ku mugabo. Yego. Shaka uburyo uwo mugabo umugiramo inshuti, kandi ntuzabikore nk'uwamenye ikibazo kibwiwe n'umugore we, kuko bizatera umutwaro w'urugo ipfunwe. Yego. Iryo pfunwe rizatuma aribana mu rugo iwe. Si byiza rero. Ibyo n'ibyo ngibyo. Hanyuma rero nyine ubundi agomba kuvuga ibintu bitatu: icyubahiro, indamara y'amafaranga, n'abagore. None umva bitwaremwe icyarimwe, bitwariye muri cya kiganiro cya Gishumba. Kwirinda ubusabane n'umukururano wawe n'abagore. Urumva cyane cyane umutego ku bagabo, abagore b'abapasitoro, icyo kiba ari ikindi kintu kiremereye. Ntabwo muzi ko nyuma y'uko Baramu ategetswe kuva mu Abisiraheli ntibikunda agahabwa amagambo yo kubahesha umugisha, ntimuzi ko yagiye agategeka abagore b'Abamowabukazi kwambara ubusa ngo babaseduze, babakururire ishari. Mu gitaramo babatumiyemo abagabo benshi ntibahaguye. Hacyamubwira ati igenda ubikore gutyo, nibasambanya Abamowabukazi Imana izagira gute? Izabange barakarire. Rero ni ukwirinda cyane. Icyanyuma icya kane, ariko cyo kintu cyari muri bitatu, kuyobya. Ubwo uyu muyobozi ashobora kuyobya fasilama, nk'aho tuvugiye aha rwose. Umuyobozi yaba ayobeje abakristo kandi imbaga. Fata Bibiliya nkubwira hano usome Timoteyo wa 2:3 umurongo wa 13. Timoteyo wa 2 igice cya 3 umurongo wa 13. Havuze ngo kandi abantu babi n'abiyita uko batari bazarushaho kuba babi, bayobya bakayobywa. Kandi abantu babi n'abiyita uko batari bazarushaho kuba babi, bayobya bakayobywa. Birareme. Umvise amatsinda ngahe? Abiri. Abantu babi. Iyo itsinda rya mbere. N'abiyita uko batari. Bombi non pas de la chance yo kwezwa. Yego. Ahubwo bazarushaho kuba babi. Yego. None ubwabo bayobe nibarangiza bayobye. Donc bayobya bakanayobywa. Trébucher et faire trébucher. Bazayoba ubwabo birangira nabo babayobye. Ivanguki rero ivangu mu by'ukuri uyu murimo wa kiyobozi wa Gishumba wakagombye guhabwa umuntu Kristo
Kristo ubwe yagiriye icyizere, akaba ari we atari ukujonjorwa n'umuntu. Ngiye nta kibazo mfite cy'abato rwose, cy'ubuto n'imyaka, no. yego, icyo ikibabaje gusa aha, ni ukuba uyu muntu Kristo nta cyizere amufitiye. Siko Pawulo yanditse, ndashimira Kristo wantekereje ko ndi uwo kwizerwa, angabura umurimo we. Icyo cyizere kugira ngo kiboneke nacyo hari aho gituruka. yego, Kiva ku magambo tubona mu Baroma igice cya 8 cy'insomero wumve umurongo wa 28 kugera hepfo kuri 30. Abaroma igice cya 8, Abaroma igice cya 8, umurongo wa 28, yego, manuka hepfo. haravuga ngo kandi tuzi yuko ku bakunda Imana byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza, ari bo bahamagawe nk'uko yabigambiriye. Kuko abo yamenye kera yabatoranirije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo, Yego. kugira ngo abe imfura muri bene se benshi. Abo yatoranije kera yarabahamagaye, kandi abo yahamagaye yarabatsindishirije, n'abo yatsindishirije yabahaye ubwiza. Ni intambwe zingahe? n'eshanu. Muzikurikira mwumve. Iya mbere ni ukumenywa ryari? Kera. Yego. Yeremiya 4:5. Nakumenye ntarakurema mu nda, nakwejeje taravuka gushyiraho kuba. Kumenywa ryari? Kera. Icya kabiri, abo yamenyera batoranya. Gutoranywa. Abitoranyije irabahamagara. Abihamagaye irabatsindishiriza. Abitsindishirije ibaha ubwiza. Ibintu ari bitanu, nka bibiri muri byo nta ruhare twebwe njye nawe tubigiramo. Kumenywa kera nta ruhare nabigizemo. Gutoranywa nta ruhare nabigizemo. Ariko guhamagarwa ko ntangira kurugira. Ko morore no kwitaba. Ko guhamagarwa. Kumvirwa nkitaba. Kwitaba. Kwitaba nako gufite ibyo kunsaba. Siga. Va. Donc abandonner. Yego. Laisser. Quitter. Gira ibyo usiga, gira ibyo ureka. Urumva ko umuntu abategeka kujya mu muhamagaro. Urumva nakuruhare. Uruhare rwanjye rutangira kuri ntambwe ya kangahe? Ya gatatu. Mu kumpamagana ritabye, hanyuma aransindishiriza. Kunsindishiriza byasabye iki nabyo? Byasabye ko nemera avec mon cœur n'umutima wanjye ko naregwaga, kandi ko natsinzwe, ndetse ko nakatiwe. Ukaza rero nk'uje kwirundumurira ku wagukuriye byose. Kwirundumurira kuri uwo muntu witwa umwunganizi mu by'amategeko, uje kunsindishiriza. Ari we nde? Kristo Yesu. Amaze kunsindishiriza rero, yampaye ikintu cya gatanu cyitwa ubwiza rero. Yego. Ubwiza rero. Bivuga ngo uyu muntu ugiye kwinjira muri iyi mirimo ya Data wa twese na Yesu umwana we. Ibintu uko ari bitanu hatabuze na kimwe birakwiye kuba byuzuye. Binyuzemo byuzuye. Yamenywe kera uyu murimo azawukora. Arabitoranirizwa azakora uyu murimo. Arihamagarwa, iryo byararyumviye. Yego. Aratsindishirizwa. Ahabwa ubwiza rero, aribwo buhesha umukozi w'Imana wese kugirira ubwiza imbere y'abantu b'Imana. Ubu bwiza ni ubwiza bwo kwera. Ntabwo ari amasura. Yego. Hatazagira ugenda agatangira kwisiga, akogosha ubwanwa bwa zerofuti, undi akamumanura. Ukitangira gushaka amakoti ahenze. Ubwiza bwo kwera. Yego. Amakoti ahenze, utuntu nk'utwo ngutwo. Ibintu uko ari bitanu bigomba kuba ku muntu ugiye gukorera Imana. Impamvu ngarutse kuri rya jambo noneho ryo kuyobya no kuyobya, hariho ijambo Yakobo yanditse, warindebera mu rwandiko rwa Yakobo mu gice cyaho cya 3 umurongo wa 1 n'uwa 2 gusa. Yakobo. Yego nahageze.
igice cya mbere cya gatatu icya gatatu umurongo wa mbere n'uwa kabiri. uwa mbere yego nahageze igice cya gatatu umurongo wa mbere n'uwa kabiri. soma. haravuga ngo bene data Yego. ntihakabe benshi muri mwe Yego. bashaka kuba abigisha, Yego. muzi yuko tuzacirwa urubanza ruruta iz'abandi. bose. Urakoze cyane. kuko twese ducumura muri byinshi, ariko umuntu udacumura mu byo avuga umuntu wese udacumura mu byo avuga aba ari umuntu utunganye rwose, yabasha no gutegeka umubiri we wose. urakoze cyane. icyo nenda kubuza aba bantu bikwihutira gushaka kuba bigisha, sinzi niba baragiyemo ari bo cyangwa bagiye kubyigira mu murimo. sibyo? yego. no yego. ntabwo ibi bintu ari byo rwose. ni naho umurimo wa Yesu utandukaniye n'ibindi bigo n'andi ma institutions. sibyo? yego. kuko ahandi ho bagira 3 mois d'essai, amezi 3 yimenyereza cyangwa igerageza. yego. sibyo? muri Yesu soko Yesu akuzana yarakurangirije pfiriye yawe, akuzana rwatunganye, azi ko ibyo uje gukora yabiguhaye, yabikujuje. kuje gutanga ibyo yakudepyemo, kuje gukora icyo guhamagariye. we ntagira amezi atuyigerageza, kuko Pawulo agira ati ngewe yarabanje ntekereza ko ndi ukwizerwa ngabira umurimo. rero tuwugeramo aho utugabiye, yaradutekereje ryari imbere. none iki kintu rero cyo kuba habujijwe, yakubwira ati ntakagire benshi mwe bashaka kuba abigisha, niho nyine hava kuyobya. ugasanga umuntu arashaka kuba umuyobozi runaka, umushumba runaka, akaba n'umwigisha. rero kandi kwigisha byo si ibye, amemuta byose hamwe, byose si ibye pe. yego. niyo mpamvu mu itorero Pawulo yandika yavuze ngo haba inkingi 5. aha bamwe kuba intumwa, abandi kuba abahanuzi, abandi kuba ababwirizabutumwa bwiza, abandi kuba abungeri n'abigisha. kuki hariya yavuze ngo abandi kuba abungeri n'abigisha? ni uko umuntu ashobora kuba umwungeri ariko atari umwigisha. sibyo? yego. ntiwambajije icyo bakora ariko ngo bazasoze neza. yego. ibyo nkivuga naho ndagira inama mwene data unyumva, niba ayoboye paruwase runaka, akaba ayoboye itorero runaka, akaba abizi ko icye ari ukuyobora gusa. yego. ko wenda yaranabyize muri fakulite. yego. yarabyize. yego. agira n'amahirwe abyiga, byari ibye Yesu yabimuhamagariye. kimwe mvuyeho mu kanya. yego. ngaho kora icyo rero, ntacyo bitwaye. uzareke abigisha bigishe. yego. unabatumire hazi bigisha, bamenye ngo runaka n'umwigisha ngenda umuyobozi. ikibazo rero ni uko hari abafashe ubuyobozi bakanabamba bagafata n'ubwigisha hose, ku buryo nyine bazagira ikibazo. kuko izo mpano wumvise uko ari 5 zagombye gukora mu itorero ry'Imana. kuko hepfo Pawulo yaravuze ngo iyo biriya bintu uko ari 5 bikoreshejwe, yego, nibwo umubiri wa Kristo ukura. urankurikiye neza? ukagera ku rugero rushyitse ku gihagararo cya Kristo. ni naho umubiri ukura gukura kwawo. ariko iyo mutabikoze, hakaba umwe wihariye ibintu byose wenyine, birangirika. kuko ukomeje aho ngaho harimo abafashe nyine bameze nk'abagabanya ubutware, bagabanye yego nyine gufata ubutware. yafashe ubutware ku buryo nyine niwe byose, mbese byose niwe. rero tu ntabwo ariko bimeze no mu ishyo ry'inka. ntabwo abantu bamenya ibintu byose. urumva? habaho uragira, kandi uragira nawe
agomba kuba afite ukuntu aragira gutuma inka zitaha zihaze. hari umuntu uragira inka zigahaga ariko akaba atazi kuzihanagura, isuku y'inka atayizi, ugasanga nk'irahuka uko yaraye, yakaryamye mu mase nuko azibyutsa yahura asetura, nta bindi ajya guhanagura, ntabyo gushitura uburondwe. ubu ngubu aho biziye hazi ibyo koza, ntabwo azi koza inka ngo azirinde uburondwe, ntabwo azi kuzicanira kuko hari ibisazi ashwe. wowe gusa ni uku ntukinebwe uryama gusa akagona agahirita abyukiye afata inkoni agira ate asetura nk'ibyo isuku ntimureba. Tukurwa umukamyi arazihumuje, yego kandi amata arimo pe, nta kibazo. uzi impamvu arimo nuko zirisha hari uwazigejeje zikanahaga. yego ikintu ari ikinebwe ariko mu kubyuka ngo gicanire cyoze gihanagura inka, ariko hirya mu rwuri kiraragira pe araziragira ja niba ujya wumva bibisha n'ubwatsi akaba yazica hagati y'urutoki n'imyumbati, akaragira ubwatsi buri ahantu epfiriya mu izinga, ariko wenyine akazembera agaharanira ko atazihaza. yego ibindi ntubimubaze. yagera mu rugo rero umukamyi agakama, kandi wa wundi kuko yaragiye arashaka amata, yego ntabashije kwihanganira kuko umukamyi nawe burya agira umuteretsi kugira ngo utereka aho uri umenya ayavuze, ahavuze y'ikivuriraho akuze akwiye gucundwa akavamo amavuta ya sehiyo ni amaresanyo cyangwa arakuze, byose akabimenya kugira ngo uyu muntu uragira arye kandanywe. nibyo burindi jambo uyu muntu uragira akwiye kugira abamugenera kandi nabo bikiranuka. reka zingera ahantu rero, yego nyir'inka aragira ati nubwo ugira ubunebwe ukaba utazi kubyuka ngo ucanire, yego ukaba utazi guhanagura inka, ukaba utazi gushitura, ibi nzayabyikorera cyangwa nzashyiraho ubishinzwe, ariko iyo uragiye zirahaga gumamo. uko niko bigendera buriya no muri uyu murimo. yego nyirazo nyir'umurimo yego aratuzi twese. haleluya amen. muri buri domene azi icyo ushoboye. Alphonse, Michel azi icyo ushoboye, Pawulo we azi icyo ushoboye rwose, Damascene azi icyo ushoboye, ubundi dukore tutabyigana. yego ibiro bituma umuntu aba yowe atabayobya, kukaza umwanya we yego, kandi cyabaha nicyo yahawe na nyirabo. ntararenga aha ngaha, yego ndagira mbabwire ko buriya umukozi wo mu rugo ushinzwe guteka, umwe tumuboye ngira ngo mu by'ukuri ntiyagombye kujya ateka ibyo atekereje bije mu mutwe. yego si ukwiye kutugenera, ukwiye guteka ibyo nyir'urugo amuganirije, ibi amutegetse. nyir'urugo afite abana, yego bakeneye gukura, harimo impinja, ibitambambuga, abadolescent, adulite, abantu bakuze, arabareba arabitegereza, azi ibiburamo, wenda nagira amahirwe yize na nutrition, azi iby'imbonezamirire, azi ibibamo karori, proteine, fer, fluoride, ibintu byose ibyo bifite vitamine B complexe A na B na C, byose arabizi. niwe ukwiriye kuvuga ati maze rero kansirida uyu munsi utegura ibi n'ibi. yego ku cyumweru tuzaba twiriwe aha twese, yego ku manywa tuzarya ibinyamafufu kuri ibijumba n'imyumbati, yego ariko nijoro ujya uturimbira bituma turaba tuguwe nabi twagugaraye. no, yego utuntu tw'utuboga, udupotaje, utuntu nk'utwo. imboga nazo kandi n'izi aya mabwiriza atangwa na nyir'urugo niyo abigisha bagombye guhabwa na nyir'itorero. nibyo ntupfe kwigisha ibintu no kubizi, ntabwo ibyo uzi byose wemerewe kubyigisha.
ibyo uzi byose yego ibyagufashije aho wagenze wanditse agenda yuzuye urabihurudukanye rurabizanye iwacu ayasekaho ibisuzanye agenda yuzuye wandikiye ahantu witeraniye ninde ukubwiye ko tubikeneye baza nyir'umurimo niba ari byo ese koko nibi mbitange burya wemeye ko mpura nabyo ngo mbizane hano yego ibyo bimubaza wipfa gutanga ibyo utazayobya niba usaba abantu ndimo kubwira ko yego uyobeje umwana muto muri aba umwe mu bikimukwiriye yego urubanza yaciriwe si urwo bazaca icyo gihe rwarakazwe rurahari ajya ahambirwa urusyo ku ijosi arohwe mu nyanja kuko yayobeje umwe muto gusa birakomeye hari icyo ijambo ry'Imana ribabuza yego nenda kubabwira wenda kiragaruka kuri bimwe mu byo navuze kare umudendezo Pawulo yandikira Abakorinto yarabwiye ngo ndababujije umudendezo wanyu ntukabere abadakomeye ikigusha mwene data udakomeye nakubona wicaye mu ngoro y'ikigirwamana nubwo waba utarimo kurya ibyaterekerejwe ngo wazahangara kubirya kuko yabonyemo ukomeye yabonyemo umudiyakoni yabonyemo mwarimu yabonyemo uriya mushumba yakubonyeyo reka mu ngo y'ikigirwamana niyo kuba ariho mvuga ni kuri ijambo ry'Imana rivuze ariko yakubonye mu kabari yakubonye kuri hoteli muri ino minsi abashumba bahuriye he na hoteli ko bakabije kujyayo cyane kuki bakabije kujyayo kuki uwo ushatse ko baganira wese ni kuri hoteli cyangwa ku kabari ko kwa ntuzi yegora kuki uzi ko ijambo ry'Imana ryari bujije ko amaturo aririrwa ahandi hatari ku ihema yego byari itegeko amaturo ntakaririrwe ahandi kandi umutambyi ntakagira icyo asangirira n'abantu ahandi buri muri ino minsi uguhamagaye wese duhurira hana ibiro by'itorero bimaze iki noneho wa mushumba hari ikintu ngewe bwari bwo bwa mbere byari bwo bwa mbere nyine akantu njya kuvuga ndagenda ngiye ahantu icyapa kiri ku irembo kiriho Primus aho ariko ntangazwa no gusanga ngiye kubona mbona y'umushumba kandi nabonaga hariya nyine hariya imbere mbone kuvuga urwego rwe ndavuga ni se umushumba kuko warunjyanyeyo nawe none mbona apfunduye ikintu ariko iki kintu bite batakangaka ni akantu keza ati umuntu wakanyigishije n'umushumba ati kandi nta cyo gatwaye ndabona se ati iki kintu nyamara ntabwo ari cyiza kuko njyewe nkimenya nakibonanye umuntu wakinywaga yari umuntu wavuga ati ndashaka kunywa ibintu byoroshye kandi ari umunywi wa wundi w'agaheza mbona nicyo apfunduye arimo kunywa arambwira ati n'umushumba ati kandi nabonye ati nawe numva akagwa neza ati nta n'akandi n'akantu nawe ako hantu ninjiye ahangaha usa n'umuntu wafashe ibibazo bibiri uruhuza muri kimwe ariko humura biranyorohera yego aha hantu winjira ubwaho yego hameze gutya hateye gutya yego baca umugani mu kinyarwanda ngo hari ibara ritabera imbwa yego murarizi iryo bara yego ibihogo nta mbwa ibihogo andi mabara yose zarayiganye yego Bibiliya iravuga ngo ntimuyobe bene data kwifatanya n'ababi byonona ingeso nziza yego kwifatanya n'ababi urabona dusigaye tujya mu bintu byo gutera ibikumwe by'abana bava mu murenge ugasanga bateguye ahantu bajya kwiyakirira yego reka dusupoze ko iyo yaba impamvu ituma wenda aho hantu tuhinjira kuko nyine umwana yateye igikumwe ku murenge yego kandi hafi y'uwo murenge bashatse ahandi biyakirira bahabuze ariko burya nabyo simfata ko kuhabura kuko isi ibyo tujya gufatira hariya tutahamagara umuntu akabitwokereza niba ari ibyotswa cyangwa akabiteka
tukiyakirira Mhm. reka tuvuge ko naho ari hatoya yego ari iwabo w'umukobwa ari iwabo w'umuhungu hose ni hatoya yego se turagira gute okay ubwo tukiri muri seka tujyeyo Mhm. tunywe ibyo tunywa dutahe Mm. ngo twajyanye yego umukwe n'umugeni ni abacu nanjye nawe Aha. dusohoke dutahe aha ariko akantu ko guhaguruka ukajyayo wateguye wateguye ukajya kuhahurira n'umuntu Mhm. either ni wowe umuhamagaye ehe cyangwa yaguhamagaye yego ntabwo bimeshe tujye tuvuga ukuri ntabwo bimeshe Mm. ntabwo bihwitse yego ntabwo ari aho kwicarwa Mhm. ijambo riratubwiye ngo mwere data ntahakubona yego nubwo waba uri umwokoka akubonye ikiraro wicaye cyawe giteretse hafi ya mitsingi n'izindi zose byanga bikunda ngo hari ibyo azahangara ijambo rivuga ngo Yego. azaba yihangaye kubwo kudakomera kwe Mhm. agushijwe no gukomera kwawe kuko wenda wowe uzi icyo ugomba kuhakorera ariko we kuko akiri we ntabyo azi nguko uko abantu bayobya nongera kuri akandi kantu wongeyeho rero Mhm. utwo tuntu abantu barimo kugenda biga kunywa Mhm. bibiri byita bafashe ibisharira Mhm. babishyira mu cyimbo cy'ibiryohera yego hano rero ijambo rivuga yego babikoze kubera iki muri iyi minsi kuko uri kugenda bifata imbaraga bifata intege Mhm. uwo mwuka wa satani yego wazamuwe n'izi nyigisho zitwa kwivura bakoresheje ibimera bakoresheje ibimera Yewe. ibimera ehe harya ahantu harimo mu ishami ehe ryigisha abantu kwita ku mibiri yabo Mhm. ngo barwanya ibi n'ibi 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 aha barwanya amavuta ehe bose ndabyumva yego barwanya isukari ehe bose ndabyumva yego ariko Aha. mbabajwe nuko mu kwanga isukari azayanga nta niyo yari anafite ayo yego akagwa muri polisi ibi ni ibintu Mhm. umuntu yaburyo gukora yamaze kwisuzumisha yipimishije agasanga muri we ntayo afite aha cyangwa nako yarabaye nyinshi yego akajya uko ayigabanya yego ariko kuyigabanya nabyo ntibivuze kuyisimbuza ibisharira Mhm. no yego ndagumya mba umukristo Mhm. umwana w'imana yego nibyo nemerewe kunywa bitanyabyiza ubugingo Mhm. kunyuza muri cyangwa ibintu byose abapagani bamwe nta kintu kimbabaza mbabona no kubona abapagani nta bintu byacu baragaruka ngo ubone ntabwo babishishikayemo baradutera ku maji Mhm. no ku cyayi hejuru cyari kirimo amata cyangwa cyangwa kawa hejuru ntabwo badutera Mhm. ariko twebwe twamaze ni nk'igitero ni ukugaba igitero kutubera cyane hari abantu bamenya ko ni imikorere satani kibaba ari bo dutera ku byacu aha nako icyo twabatera ku byabo byabo yego bo bataradutera ku byabo aha ntibamenye rero uhigwa uwo ari we bari we hariho abantu muri kino gihe insengero zafunzwe hashyizweho exigence cyangwa se hasabwe amabwiriza yuko abantu bagomba kujya mu murimo ariko baragize biki barize icyo kintu cyo kuba barize noneho kuvuga ngo akaba ari umuntu wari ufite akazi yakoraga bakaba bamuhamagaye kugira ngo ajye mu nshingano noneho rero kandi byanze bikunze umuhamagaro ugomba kuza byanze bikunze mu murimo w'Imana uwo muntu uje atekereza akazi kandi aje mu yahembwaga akaba aje mu bintu by'umuhamagaro uyu muntu we bisaba kutareba indamu ngaho yego bwa mbere mbanze mbwira abantu ko ntabwo ijambo ry'Imana ryemera ko kwiga bibanziriza umuhamagaro yego aho umuhamagaro urabanza umuntu akiga awufite kandi akiga ibigendanye nawo yego yego buriya ahantu hose teoloji ije nta muhamagaro yego uyize mubera uburozi ubwo biragendana nka ya mashuri y'abana b'abahanuzi yego yego byasabaga ngo ujya kuryiga aba afite iyo mpano
bayimubonyeho. ubu ndemera ko buri muntu wese uri mu itorero yego hakurikijwe icyo Yesu yamuhamagariye mu nzu ye mu rugo rwe yagira umumaro. yego uriya muntu wize iby'icungamutungo, uriya muntu wize ubugeni d'art cyangwa se imyuga, uriya muntu wize ubuyobozi administration, buri muntu n'icyo yize yagira umumaro mu rugo rw'Imana mu gihe cye runaka. yego donc muri domaine ye. Mu iyubakwa ry'urusengero ntabwo uzi ko hakenewe umuntu uconga amabuye. yego ntabwo abantu bakenewe, bari bakenewe. yego kuki se bagombye no kubihererwa umwuka kugeza ubwo Imana ivuze ngo nshyize umwuka kuri runaka, uramwibuka iryo zina rye, wo guhanga no guhunda no gutaka no gutegura Bezaleli, mushyizeho umwuka aconge amabuye. yego buri wese kuyaconga gusa, ibyo kuyazana bikorwe n'abandi, ariko we n'ibyo kuyubaka bikorwe n'abandi, ariko we ntabwo yacunge gusa, ariko mushyizeho umwuka wabyo. yari asanzwe abizi ari ibye, ariko mushyizeho umwuka. nshuti zanjye, buriya wakubwira uyu muntu wize kontabilite akiga finance akiga gestion akayiga akayiminuza akagiramo masters, uyu muntu yari kuducungira umutungo neza. ariko niba nabyo bifitemo agakiza n'umwuka wera, yego kuko gusa aho twumva abanyereza bose ntibaba barabyize se, abafitemo masters. ariko wambwe gute ukuntu ufite masters mu mibare no mu icungamutungo ari we wa mbere wiba? ni gute umuntu ucunze umutungo ari we wa mbere waboneka yawibye, yawunyereje, yawugambaniye? bamwe mu gutanga amasoko, abandi mu bindi. yego siho bigwa aho. bivuga ngo rero uyu muntu ibintu yari yize kugira ngo bizagire umumaro muri urugo rwa data, yego nuko aba akijijwe neza, afite umwuka wera wabyo wo kumufasha kubikora neza. amen amen. nibitaba ibyo nawe yanyereza, nawe yagavura, nawe yakwangiza. noneho turekere uwahawe ubushumba ashumbe, yego wahawe ububitsi abike, yego yego wahawe kwigisha agira ate yigishe, wahawe guhanura ahanure. ubu ikibazo noneho rero ahubwo n'uwahawe guhanura ntibashaka ko ahanura, ni ukumufata mu ishati bakarwigiriza bajugunya hanze. ibyo urumva ko turi mu gihe kigoye, ku buryo kandi abantu bamenye ko Kristo akurikiranye uko itorero rye rishumbwe, uko riyobowe, arabikurikiranye nk'uko nyiriza nka twavugaga abakurikiranye. niyo mpamvu agira akajya gute, akagira abasimbuzamo. nibyo kavuga ati kuki ntabona uragira kandi anagira n'isuku asukura inka kandi ko namubona, yego agahita akagira uwasezerera n'uwinjiza. yego nyiri umurimo abibereye maso. reka tugane ku musozo, mvuge kandi kantu ka nyuma, niba ariko ka nyuma simbizi. ndi uwa Kristo ngenzi uko ashaka. urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 5, sibyo? aya magambo ndayahuguza cyangwa ntabwo urahagera? reka mpagere. Petero wa mbere 5. yego nahageze. aya magambo ndayahuguza abakuru b'itorero bo muri mwe, kuko nanjye ndi umukuru mugenzi wanyu n'umugabo wo guhamya imibabaro ya Kristo, kandi afatanyije namwe ubwiza buzahishurwa. 2, muragira umukumbi w'Imana wo muri mwe, mutawurinda nk'abahatwa, ahubwo muwurinde mubikunze nk'uko Imana ishaka, atari kubwo kwifuza iki indamumbi, ahubwo kubw'umutima ukunze, kandi mudasa n'abatwaza igitugu abo mwagabanijwe, ahubwo mube ibyitegererezo by'umukumbi. 4, kandi umutahiza naboneka muzahabwa ikamba ry'ubugingo ritangirika. amen. amen. ahora
ni Petero. yego aragira ati reka nihugure abakuru b'itorero nanjye n'umukuru w'itorero nkamwe mugenzi wanyu. yego ndabahugura ibintu bibiri. icya mbere ndabahugura kuragira umukumbi w'Imana mutawurinda nk'abahatwa, ahubwo muwurinde mubikunze nk'uko Imana ishaka, atari kwifuza indamu mbi. icya kabiri ntimuse n'abatwaza igitugu abo mwagabanijwe, izo mwagabanijwe. yego ijambo ryo kugabanywa muzahano rituruka buriya biva mu gitabo cyo kuva, aho Yetiro yabwiye Mose ngo bamwe batwara igihumbi abandi ijana abandi 50 abandi 10. none buri muntu wese amenye abashinzwe mwagabanye abo mwagabanijwe, mubarinde mudusa n'abatwaza igitugu, ahubwo mubatware neza, mubabere ibyitegerezo by'umukumbi. kuba icyitegerezo ni ukuba exemplaire, intanga rugero, bandebereho. wabyumvise? ibyo ni mubikora mutyo muzasoza neza, nyir'umukumbi azabaha ikamba. amen. tugende hirya muri Timoteyo pasorezi, rwari rwa mbere rwa Timoteyo. Timoteyo, rwandiko rwa mbere rwa Timoteyo, igice cyaho cya 5 nacyo sibyo, umurongo wa 17 ngaho hansomere. haravuze ngo abakuru b'itorero batwara neza batekerezwe ko bakwiriye guhabwa icyubahiro inshuro ebyiri, ariko cyane cyane abarushywa no kuvuga ijambo ry'Imana no kwigisha. urakoze cyane kuko ibyanditswe bivuga ngo ntugahambire umunwa w'inka ihonyora, kandi ngo umukozi akwiriye guhembwa. urakoze, garukira aho ngaho. aya niyo abantu benshi bashingiraho bashaka ibihembo, ariko reka nivugire ku murongo wa mbere. hariya ntabwo mvise ko abakuru b'itorero bashobora kubamo uburyo bubiri cyangwa ubwoko bubiri. yego abakuru b'itorero batwara neza, gutwara cyo kuyobora, administre ni ukuyobora, ni ubutware nyine. abakuru b'itorero batwara neza batekerezwa ko bakwiye guhabwa icyubahiro, ariko cyane abavunwa no gusoma ijambo ry'Imana no kwigisha. bivuga ngo ikiriro, bivuga ngo umukuru w'itorero watwaye neza nubwo ataba umwigisha Imana ntabimuhora, ariko nyamara harimo uvunwa no gusoma ijambo ry'Imana no kwigisha. ndayishimiye umusanze mu bitabo ndimo gutegura inyigisho, wangirira impuhwe. umusanze mu bitabo, hano hari Bibiliya y'icyongereza, hari igiswahili, hano hari igifaransa, commentaire biblique, concordance de la Bible, jugujugujugujugujugu, kuki n'urutonde rw'amagambo ya Bibiliya aho ku buryo ameza yanjye hari ibinya gukwirwaho byose, kandi ko mbinyuramo n'iy'ikinyarwanda uyongeyeho na jenda ndimo kwandikamo, kandi umwuka wera niko ndiho agenda amuha ubusobanuro, nyine uba yampaye teme. ibyo rero niba ijambo ry'Imana rese birabera abo ngabo kubaha inshuro ebyiri z'icyubahiro cy'uriye utwara, ntabwo ryibeshye. nibyo hepfo haravuze ngo ibyanditswe bivuga ngo ntugahambire umunwa w'inka ihonyora. yego semami inka ihonyora abantu barayizi, n'iriya iba iri mu ngano izihonyoza ibinono, ariko umunwa uri hejuru y'isafuriya y'igikoma nacyo kandi kiva mu ngano. yego nicyo bisobanura. meni magambo ntibakwiriye kuyishyira mu ngano ibizihonyora, yego idafite ikizivamo, irimo gushyira mu ngano bibona imbaraga zo guhonyora. bishatse kuvuga ko nibyo umukozi akwiriye ibimutunga, ariko icyo mbujije ababigenerwa ni ukubyishakira ubwabo, no kubyikoreramo, no kubigiramo uburiganya. yego nibahumure, nyir'umurimo azabatunga. abenshi bararwanira amasaziro, niyo barwana nayo. amasaziro y'umuntu Kristo yahamagaye, yego Yesu yayabitse imbere. ukuri
bihangayika. Ubu se wavuze ngo nzabaheka no mu busaza, imvi zirinde z'uruyenzi yarabihinduye. Abo nahamagaye nkabatoranya nzabaheka mbaheke, ariko imvi zirinde ziba uruyenzi. Siko yavuze. None se ku ruyenzi nyine izo mvi z'uruyenzi sibwo mugiye gushaka imperekeza? Ariko mbega ukuntu basigaye bazishaka, mana yanjye, bikabatera no kujya mu nkiko bigatuma nyine abantu batwota, tubona katureba n'imbere. Nibyo nama bafashe kandi abaduhera umugisha. Kika hari ikindi wenda kumbaza? Ndumva twasoreza hano. Uko biri kose ntekereza ko nubwo ari ikiganiro gishobora kuba cyareba abayobozi, ariko burya n'umukristo wagikurikiye ukuze cyangwa se amaso ye yakingutse kumenya icyo akwiriye gusengera umushumba we kugira ngo Imana imushoboze. Ubwo rero kuvuga ngo Imana iguhe umugisha. Erega ntakurogoye mama, kuyobya uwamenye kurimo kumuyobya ntibyakoroheye. Zatwara urakoze. Ndumva twasoza dusenga. Kunyobya namaze kumenya kurimo kunyobya ntabwo byakorohera. Ni nka bya bindi kwa kundi bagenda batanga amahugurwa, abatekamutwe bagira gutya, agitangira kuvuga bamumenye, ugahita bati baretse. Ndumva twasoreza ahangaha. Imana ibahe umugisha. Ndumva twasoza dusenga Imana, Imana igashyigikira aba bantu ikababashisha. Murakoze. Mana turagushimiye murakoze kubw'iki kiganiro tugize. Murakoze turakwinginze ngo kizagere aho wifuza ko cyagera hose, yego, mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Uzakihutisha uko ubishaka, yego. abo ubona ko bacyumva bazacyumve, abo wifuza kurokora, yego, aho wifuza gutunganya umurimo, mwami Uwiteka, byose bizagende neza. Urakoze. Ndagushimiye ko ubyumvise, mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Amen.